bari bamuhagurukiye abedomu ariko nakomere ubundi ze nadakomera biramumarira ryakomere cyangwa rore baramuvuze nakomere nadakomera asigeho ngereka nkubwire none se ari nibishaka baramuvuze umva pastor ikikubwira ko ukomeye nuko bakuvuga akira akose ntabwo bavuga umuntu woroshe reka ntangegera igira intambara ku rwego rwo hejuru ntangegera igira intambara hari bandisirigira urugamba ntago heruka kubona Obidodomu isanduku y'Uwiteka nakazi isanduku y'Uwiteka ubuse minyoni bavuga ko yabikarabye bigaca no kuntuza ubu ntibazi wenye kuse yose ukora ibyo gukiranuka uwubaha Imana agakora ibyo gukiranuka biramwemera voilà uwo ngo rero ni uzajya mwira ntabwo izajya mu bitabo ADPR ifite abakristo benshi Katolika ifite benshi Islam ifite amadini ifite ibintu byinshi ntabwo ari ibyo ari kurera ku madini abantu bose bazajya yego Imana ikintu nabonye kuri iyi Imana atoroka upfa kuba warabatijwe wazajyayo pfa kuba warabatijwe umbwiye ngo ninjye kwa Pastor Julien nje mu mwuka w'iwacu muri ADPR nta numwe nasiga muri rusengero cyane sibyo ariko nanone nabo mu mwuka w'iwabo baje muri ADPR nabo basigamo ufite menshi wasize aje ni Jarevre nibiki byayiboro mushira ku minwa yanyu mwabagore mwe mutwandikire muri comment mutubwire ibyo bintu musiga uko byitwa urumva rero nge ambafore rwose nukuvuga ngo kariya gakiza ko kwa Julienne nagakiza Yesu yahaye abo twitaga abanyamahanga ntago Yesu yabakaniye kambyituko yorohejemo yego subo baratwumva basi nagakiza Yesu kwa kundi Yesu ajya ku musaraba nagakiza yorohereje abantu ngo babe free bitandukanye nuko kera hari amategeko yarakomeye y'abayuda ngo niwemere kwinjira aha niwemere gukora ariko hari nabandi noneho batemerewe aribo bitaga abanaziri turagira ngo rero twerekane impamvu y'imyizerere n'imisengere yo kwa Pastor Julienne impamvu ababibona babyita ko ari nyayo mubyeyi nyagasani Yesu yaratwigaruriye utuza mu murage w'abana urumva iyo none arindi imwe ivuga ngo inzira y'umukirasi nasingizuje mu izina rya nyagasani iriya ndirimbo ni nziza niyo baririmbaga dusoje bw'impundu mw'ijuru bw'impundu mw'ijuru bw'impundu mw'ijuru ndashaka nibarize abarokore bansubize muri comment ikintu kimbabaza ni kimwe unyuze kunyumvuje nanjye gaturika hari kandi karirimbo ninde mwana wavutse utagira kwa nyirakuru ngewe babinyandikire muri comment nta muntu utagira se umubyara cyangwa ngo agire nyirakuru cyangwa se mukuru ni umuntu w'umupapa ufite umugore mwiza muri iki gihugu niwe muntu ushobora kukubwira icyanga cy'urukundo rw'urushako ukabyumva neza hanyuma rero tuguhaye ikaze murakoze Imana ibaha umugisha kandi Uwiteka abagirire neza ntabwo nari mperutse kujya kuri kamera akenshi bakunda kumbona wenda kuri zaburi yacu niho bakunda kumbona abantu benshi ariko sinari mperutse Imana ibaha umugisha rero ko mubashe kunyakira ku Mana hari na gakera mukamunyakendo nkuko wabivuze ndi umupapa nkabandi papa Enzi n'ufite umugore nkuko wabivuze ibyo wavuze byose no kuri Imana bw'umugisha abantu rero bamenyereye YouTube channel yitwa Imanirahari TV muri iyi minsi nyirayo ntabwo ahari turahamubereye ariko ni muzima nta byago yagize cyangwa amakuba ni muzima rero Imana ikomeze kutwagurira imbago ndagira ngo rero nkwakire usenge numara gusenga hanyuma twiganirire uri Imana ikomeye uri Imana Jehova uri Imana rubasha uri Imana ihindura amateka
turagushimiye ko ari wowe ukora imirimo n'ibitangaza ukigaragaza. Uyu mwanya nciye bugufi imbere zawe, ntabari njye uvuga ahubwo hagaragara icyubahiro cyawe. Nyaguhora ku ngoma, mwuka w'Imana naganze, ubuntu bwawe buganze. Nukuri reka nkubera icyombo wombokeremo kugira ngo mwami Imana tubashe gukora icyo ushaka kuruta uko tukora ibyo dushaka. Urakoze, ngaho marayika w'ijuru aze aganza ahantu mu izina rya Yesu Kristo. Ibitavuga Imana ndabiheje kandi nsengeye n'abadukurikiye, ubahe umugisha kandi ubagirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana iguha umugisha. Kuri mikoro iryo jwi bumva ni Nibishaka Theogene. Nanjye ndi umukozi w'Imana, nkorera ku kinyamakuru Iriba ry'Abera TV. Reka tubwire abantu bari ku Mana Irahari TV, tubabwire ngo banyarukire kuri YouTube channel Iriba ry'Abera TV, bakore subscribe, bakore share kandi bakore no kukazogera kugira ngo bajye bakurikirana ibibera ku Iriba ry'Abera TV. Rero nk'uko twari tubibateguje, ntago twebwe turi abanyamakuru b'abanyamatiku, no, nta nubwo turi n'abanyamakuru b'umwuga ko nta makarita ya RNC dufite. Twebwe turaza tukiganirira, tugatanga ibitekerezo, niba ari ijambo ry'Imana tukabyumva, niba ari iyerekwa, niba ari ubuhanuzi tukumva, twarangiza tukigendera. Umeze neza? Ndashima Imana. Uri kurota iki muri iyi minsi? Muri iyi minsi urashaka ko nkubwira iyerekwa? Nta kibazo, iyerekwa ndarivuganye. Okay. Ahubwo ndashima Imana, ameze neza. Imana ikomeje kundinda. Ariko Bibiliya hari ikintu ivuga, iravuga ngo nubwo ibyago n'amakuba ari byinshi ku mukiranutsi, Uwiteka ngo azajya amukiza muri byose. Abantu baribaza ngo umukiranutsi ninde? Umukiranutsi ni umuntu nyine ukora icyo Imana ishaka. Nta zina bivuze ry'umuntu, ahubwo umuntu wese haleluya ukora iby'Imana ishaka, ikora iby'Imana ishaka. Haleluya. Hari ijambo ry'Imana ngo mu mahanga yose umuntu ukora ibyo gukiranuka ngo Imana iramwemera. Bivuze ngo umuntu ukora ibyo gukiranuka, ukora iby'Imana ishaka, uwo nguwo niwe mukiranutsi. Ntabwo ari usengera muri ADPR, ntabwo ari usengera kwa Gitwaza, ntabwo ari usengera he, ahubwo umuntu ukora iby'Imana ishaka, uwo nguwo niwe mukiranutsi Imana yishimira. Yego, rero niyo mpamvu nababwira ngo ndanezerewe cyane kongera kwicara kuri kamera mvuga Imana. Imana iguha umugisha. Nari ngukumbuye. Yego. Ariko ngire ngo no ku Mana Irahari TV bari bagukumbuye ko uheruka kera, niba bakikwibuka simbizi. Ntabwo nabyizera ko mbayeruka bafite bari mu 2013 by'abasabu. Ubu rero umuryango waragutse ni 16,800 hafi na 50. Urumva aho bampereye akazi imaze gutera imbere. Yego. Rero tubwire n'abandi bari kuri YouTube channel yitwa Yesu ari ku ngoma TV, banyarukire kuri channel Imana Irahari TV, barebe ibiganiro bihari, batujoyininge, bakore subscribe. Rega turi abavandimwe. Yego. Turi abavandimwe muri Kristo Yesu. Dushimiye Imana rero yabanye natwe mu bihe byose tunyuzemo, tukaba tugihumeka uwabazima. Uyu munsi rero ndagira ngo nkubaze ibintu bibiri by'ingenzi. Yego. Icya mbere ni ibintu ndi kubona mu nzu y'Imana. Ndasubiramo. Ni ibintu ndi kubona mu nzu y'Imana. Icya mbere, intambara mubera. Izi ntambara mu mboni yawe, byo ndi kubona nibyo uri kubona? Ku bwanjye navuga ngo nta kintu gishya kiri kuba ubu ngubu, ariko ibiri kuba ubu ngubu byo birenze ukwemera. Ariko icyo navuga ngo Bibiliya hari ikintu ivuga, iravuga ngo ngo nta cyabuze ibisitaza kuza, ariko ubizana azabona ishyaro. Rero nabwira abantu bo abanyarwanda cyangwa badukurikiye, tube mu mwuka wo kugira ute, wo kwihanganirana,
tube mu mwuka wo mbese wo kwicisha bugufi, mbese duharanire, urumva, duharanire kuba mu mwuka wo guca bugufi imbere y'abantu n'imbere y'Imana, kuko iri juru abantu benshi barivuga muri Bibiliya. Yego, abantu benshi bakavuga muri Bibiliya, bakavuga ijuru kubera ko ngo basengera hana ngo n'umukristo wahana, ntabwo iby'Imana ari gireba, akaba ari muri registre. Hari n'abantu bakoresha ijambo rivuga ngo ngo nta dini ritazabona umugeni, babwire ko iki ari ikinyoma cyambaye ubusa, rirahari ritazavamo umugeni. Yego, we urumva ko tubihuje. Rero ntihazagira ubeshya ngo nta dini ritazavamo, iyo myumvire bavemo, ahubwo dukora icyo Imana ishaka. Kubera iki nta dini ritazavamo umugeni? Uzi impamvu? Anahereye kuri, turagaruka kuri cya kintu twaherewe bwa mbere, bavuga ngo umukiranutsi n'ukora ibyo Imana ishaka. Ibyo ndabyumva. Rero ntabwo Imana izajya kureba mu bitabo by'abakristo bo muri ADPR igiye kujyana abantu mu ijuru, ahubwo ikintu izakora izareba ngo ukora ibyo nshaka niwe uzazi wanjye. Ni mu mahanga, ariko ijuru ritandukanye nk'uko twe tubitekereza. Nta n'amahuriro. Ubundi ijuru rimenywa n'abanyamwuka, nta munyamubiri umenya ijuru, kuko umunyamwuka kubwira ijuru atari rya ryindi yabwiwe na pasiteri, kuko bano twamanye neza ko abaritubwira bataryemera nabo. Yes, kuko baryemera bakora ibyo bakora ibizatuma barijyamo. Rero niyo mpamvu twebwe tuko akeshi. Ejo ndi muganda n'umuntu arambwira ngo ni gute wamenya umuntu ukijijwe? Yarakubajije ikibazo, ndamubwira ngo kwa padiri bajya bavuga ngo dusabe inema yo kutabyasasa. Oya, kutabyasasa niyo kutinumira. Inema, ubundi inema ni ikiteho abambeshi. Inema ni mu buryo, ni nko gusaba nyine. Inema sizi ukuntu nakivuga, niko ni Ikinyarwanda, ariko icyo nashatse kuvuga ni iki: dusaba inema yo kuba mu mwuka wo gukora abanyarwanda bakurwe ku maso. Bajya kumbwira ngo abanyarwanda bakuru ubutuna ku maso, urumva? Aha rero niho ngeze nkakugarukira. Ubutuna bwuzuye ku barokore, abarokore benshi bafite ubutuna ntabwo bashaka kureba, ahubwo baracyari muri Yesu azaza. Kandi ubutuna bwuzuye ku maso nibabona. Hari abo Bibiliya yavuze ngo, iravuga ngo bafite amaso nibareba, bamufite amatwi nibumva. Yabana nawe mu bibazo bye arwana nabyo, ikamurengera mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ajya kumva araje ati, aho data na mama batabaye warahabaye Mana urande. Izo ndirimbo ntago ari iz'ibikomere, ni indirimbo z'ibikomere. Hari indirimbo ntajya nemera. Hari indirimbo ubundi ni hehe so na nyoko bagombaga kuba batabaye, kuruta kuba ubaye gavana, ubaye minisita runaka, ubundi wagiraga ngo bakore iki? Ubundi gikorwa ababyeyi bakoze ni ukukubyara. Wagiranga ngo ababyeyi bawe bakujyane mu ijuru, bakugira uti igikorwa bakoze ni ukukubyara. Rero izo ndirimbo z'ibikomere, wenda umuntu wagahimbya ku gakorasi yacyuriraga nyine, arangije abizana mu rusengero. Aribyo njyewe nanga. Tureke kuba abanyedini, tuba abakristo. Tureke kugira inzigo. Hari abantu benshi bikoreye inzigo, yikoreye inzigo z'ababyeyi be, yikoreye inzika z'abaturanyi be, yikoreye inzika. Kandi uwo muntu ngo ni diyakoni, bamuhaye hatoya akagira ngo avuka wenyine. ngo bamuhaye hato. Ariko niba ari ibintu bitaba muri njye, maze kubona, ntabwo njya mvuga ngo mu rugo ngo bamuhaye hatoya, bazahanahihorere. Kuko Yesu aratanga. Yesu aratanga kandi ibyo atanga ni bifatika.
rero ibintu byo kuvanga hari indirimbo hari n'indi baririmba kakaba kabo Imana yanjye hari indirimbo najya amakora sinyanene hanyuma ejo mbangize ntya ariko Feredina ni iki umukozi w'Imana mugenzi wawe yakora ukamujyana mu rukiko? iki umukozi w'Imana mugenzi wawe yakora mbese nk'ubu ngukoshereje nk'abantu tubarizwa kuri izi mbuga nkoranyambaga ni ikihe cyaha nagukorera ukajya muri RIB? Bibiri iravuga ngo mwene so nakosa umuteza undi, urumva? Nubona atakumvisha umuteza undi paka ugeze ku bayobozi b'itorero cyangwa se yaba afite n'ababyara n'abavandimwe ukabateza yananiranye nibwo ajyanwa mu rukiko abananiye abantu. Ariko mu gihe uwo muntu atananiranye ntabwo ajyanwa mu rukiko, ariko yakunaniye Bibiri iravuga ngo yananiranye byo birashoboka ko wabajyana umuntu mu rukiko. Ntabwo nsubije ikibazo nkubajije. Ngiye ngukorera inkaje Bible. Oya, ndakubajije ni iki nagukorera? Nire kosa nagukorera ukanjyana muri RIB? Yetewe reka mubwizo. Urabona bari abantu bari hepfo. Si abantu uzi bombi. Uriya bari gupanga umuntu biba. Batuburira. Njye mba mbizi. Hanyuma urumbajije ikibazo reka ngira icyo nyivuga Teo. Ntabwo ubundi mu bukristo bwa nyabwo nta kintu wagakwiye kunkorera ngo mujyane mu rukiko uretse imbabazi zo. Sibye imbabazi z'Imana. Navuga ngo Imana yarambabare nanjye hari ibyo erega Teo. Nta muntu utagira amakosa. Ikibabaje nuko twigira abantu beza. Umuntu wese akumva ni marayika. Ni marayika. Mbo impamvu nkubajije iki kibazo ngo ni rekosa nagukorera ukajya muri RIB. Hari ibiganiro birimo bitambuka nanjye ejo naragikoze sinjyeho ngo nigire mwiza. Julienne Kabanda biravugwa ko ngo yajyanye umuntu muri RIB witwa Bakame. Bakame ntawe nzi. Nyine niko byanditse uko ngo wamwise niba ari mama dayimoni ni nyina ngo wa Satani ku isi, ngo ni intumwa ya Satani ku isi, mukuru w'ikinyoma. Hanyuma ngiye kubona mbona ngo RIB ngo yabyinjiyemo. Ibyo bintu tubwize ukuri ntuzane mw'amarangamutima ngo ujye ku ruhande rwa pasiteri ngo cyangwa Bakame ujye mu mwuka. Ibi bintu bikwiriye amategeko? Ntabwo bikwiriye amategeko. Kubera iki? Ndaguha urugero ngiye gusubirisha icyanditswe. Yesu bamwise ngo arimo Zerubabeli. Yagiye gukorera iki? Ngo ni Beelzebuli. Beelzebuli. Yagiye kuregerana. Ni umwami w'abadayimoni. Umwami w'abadayimoni. Dufite ikibazo abakozi b'Imana baba pastor babashumba babaye abanyamubiri kurusha kuba mu mwuka. Ngo babandurije amazina. Uvuze ngo ndimo abadayimoni batandimo bintwaye. Oya nyine ngo babandurije amazina babasebeje. Ni kwa kundi Abanyarwanda bari indyarya. Dufite Abanyarwanda turi indyarya ntidukundana. Urumva? Abanyarwanda barabeshyanye ngo barakijijwe kandi ari abantu babi tubana ku mibare. Ni kuri tekinike. Urumva? Niba bavuze ngo ndimbwa ntari yo bintwaye iki? Uvuze ngo ndimbwa ntari yo bintwaye. Ni kumunzane njya nkunda. Jewe unyisimbwa ukanyita umupagani ntari we. Imana atari kwimbona ntacyo bintwaye. Yes. Ariko Karebu na Yosuwa bigeze bavuga ngo niba Imana itwishimira aho ubundi naho urumva niba Imana itwishimira tuzaba ikibazo saba naki. Ntabwo ikibazo ari abanaki, ntabwo ikibazo ari ubunini bwabo, ntabwo ikibazo ari amafaranga bafite, ntabwo ikibazo ari uko ari beza. Ikibazo saba naki. Ikibazo saba naki. Ahubwo niba Imana itwishimira ntako numva ntangiye gufashwa. Niba ikibazo nuko abantu batishimiye n'Imana, ahubwo Imana itwishimiye n'iki itakora. Oya garuka aho hantu. Ikibazo saba naki.
ikibazo nta nubwo ari turiya dusozi duterera yego urumva ntabwo ari cyo kibazo ntabwo ari cyo ntabwo abantu bari gushaka kwereka Yesu ikibazo yego urumva abantu ntabwo bari gushaka kwereka Yesu ikibazo ahubwo abantu bari gushakira Yesu impamvu Yesu bari kumushakira impamvu we bari kumwereka impamvu aho kumwereka ikibazo urumva yego urumva neza ndimo gukumva none kubera icyo abantu batari kwereka Yesu ikibazo ahubwo bakamwereka impamvu zatumye bashaka ikibazo urugero urabwira Feredina uti Feredina ihane gusambana Feredina ati rero mwami Yesu impamvu nabikoze umugore yarantaye sibyo kandi umugore yagutaye kugira ngo Imana ikugeragereshe kuba umugore yaragutaye none se Marita kuki utihana ati buriya rero iyo Jado atanta ntagomba mbikora none yarantaye urumva none mbwira ngo wagara hano rero uyifate iri kugihirima none mbwira niba atari ibanga byatewe n'iki kubera iki abantu badashaka kwereka Yesu ibibembe yego aho hantu hatinde ni iyihe mpamvu badashaka kwereka Yesu ibibembe ahubwo bakamwereka impamvu babembye iki kigereranyo turimo muri ino minsi kamubwire neza ntabwo abantu bagishaka kuvuga Yesu ukiza ibyaha barashaka kuvuga Yesu w'imigati ongeraho ngo Yesu w'ubuntu uvunira mu mavi ntawe ukindagura agashira ikuzimu akongera agakurayo nawe ntawe ahubwo abantu barashaka kwerekana Yesu wemera ko usambana ntakurahire mu ruhengeri urumva uzatwika abantu baramwirukanye sibyo n'uzajyana abantu Gihenomu ntibashaka kumuvuga kubera iki bashaka Yesu w'umusirimu utahakaritsiye Matewusi mu karere ka Nyarugenge nuko bakunda abantu b'iki gihe bari kuvuga ibyerekeranye n'amarari yabo abantu benshi bararikiye iby'isi aribyo bita byiza ahubwo iby'Imana yasezeranyije abera ntabwo bashaka kugira ute ntabwo iby'Imana yasezeranyije abera ntabwo bo babishaka kuko ngo hari umuntu wambwiye arambwira ati ngo igihe mwavugiye Yesu ngo azaza ko ataje bivuze ngo tumaze kugaragara neza ko tuvuga Yesu w'ikinyoma kurambirwa abantu barambiwe Imana niyo mpamvu ubona abantu batari kuvuga Yesu w'agakiza ahubwo bari kuvuga Yesu w'ubuntu gusambana Yesu yabyegereje ku murongo umupasitori gusambana ntacyo bivuze umuhanuzi gusambanira no mu rusengero ntacyo bivuze byose yarabyejeje ku musaraba ngo ku musaraba byose yarahaneshe hari urusengero rwari ruri mu Kimisagara ayo ni amarimbi y'abadayimoni ntabwo izaba ari insengero hanyuma ahubwo mwibariza ikibazo kimwe koko Julienne Kabanda ni mama Satani tubwiza ukuri iyo ugiye mu mwuka ubona iki njye ntabwo ndasengera kwa Julienne urumva ariko Yesu yigeze abwira bamubwira ngo hari abantu bari gukiza ngo abantu mu izina ryawe hari ahirya arangije ababwira ati ariko abo ngabo mubihorere niba bari gukiza mu izina ryanjye ntacyo bitwaye urumva njye ku bwanjye ntabwo ndasengera ngo Julienne ndamuzi wenda umuvuga ko ari nyina w'abadayimoni cyangwa ari se akorera Satani hari icyo yamubonyeho ntarabona wowe gihishwa amaso yawe uwo nguwo ubivuga afite icyo yabonye wowe gihishwa amaso yawe umuhamagaro wanjye n'uwa Pastor Julienne biratandukanye gute dutandukaniriza njye nahamagaye kubwira abantu ibyaha Pastor Julienne mu rusengero rwe
ndumva abwira abantu ngo bareke ibyaha. none kandi utarasengerayo Nabyumvishe gutyo gusa mu ubibwirizwa bwe nakurikiye abwiriza kubigaragara bya bindi by'ubutunzi by'abantu bisinga abantu fata gutya na gutya urumva icakira ariko ntago ndumva abwira abantu wayijuka kikwata muno urumva Theo niyo mpamvu ndi kukubwira ngo umuhamagaro wanjye n'uwa Pastor Julien yatandukanye rero ngewe menye ibyanjye gusa icyo mnemera cyo ni iki ngiki uyu mubyeyi bamuharabitse of course kuko wenda kuri koti imwe ndemera yego ndakubaza nk'umunyamakuru ariko nanone wakebwe wemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza byo uyu mubyeyi ngewe abantu badukurikiye ku Imana Irahari TV ari ku Ngoma TV ngiye nagiyeyo ariko icyumweru pe urusengero rwuzuye no muri kave barimo no hejuru bariyo no hanze kurinda ubwo basohoye screen bajya kubyerekana hanze bakurikirana amateraniro hanze baramfashe rwose pe baranjyana baranyicaza hagati yanjye na Julienne ari harimo metero nkenye kuri wa murongo w'imbere mu by'ukuri ngewe ibyo nabonye ubwo turagira ngo tubwire abantu bakomeje kwandagaza amazina y'abantu b'Imana no gutondagira abantu ngire ngo abantu bumva aho twahereye batangira ikiganiro neza bagisunike bacyumve mu by'ukuri uriya mama abantu bakwiriye gutandukanya imirererwe mu gakiza n'imivukire umuntu afite ukuntu avuka mu gakiza n'uburyo arerwamo sibyo uyu mwanya ngewe wa dayimoni ntago dayimoni wihanisha ntawubaho icyo nicyo shaka ko abantu basobanukira dayimoni wihanisha ntawubaho icara hano sha cyangwa uzane yawe ntebe bibaye ngombwa ko nza mu kiganiro kabisa ubundi abantu batwumve neza dayimoni wihanisha ntawubaho sibyo dayimoni urugero sinambaye alliance hari umugore mbana nawe ntiyagiye ntitwatandukanye kuki ntayikuramo ngo nyijugunye nuko nemera ko ndi umupapa kubyemera ni nk'ikimenyetso cyemeza ko uri umupapa ubwo bivuze ngo ubwo nibishaka Theogene yemereye imbere y'isi yose ko ari umugabo sibyo Pastor Julien kariya gakiza kahariya urabona mu gihe cyacu cy'imihamagaro mwene bariya twe twarateruraga tukajugunya hanze kera hari icyo bitaga umwuka w'abakiri bato yego wa mwuka w'ifuhe twajyaga urumva umwuka w'abakiri bato w'ifuhe n'imbaraga za gisore n'umuriro wa Pentecote byose bitugurumanamo terurukana gahirgiriye yego ariko Yesu yaje koroshya ndabizi barahita banyataka ngo nibishaka yavuze ngo Yesu yaje koroshya hari ibintu Yesu yoroheje hari ibintu Yesu yoroheje urugero ADPR Pentecote mu Rwanda birangiye mbaye ahubwo wari umunyamakuru ariwe uje abaye erega nta muhanuzi uba umunyamakuru ntibazatubeshye ubundi ibyo biboro ntago ari ibyacu urumva noneho ndabyibuka ejo bundi mu nyubako ya Dove Hotel yego ADPR ntiyagushyingiraga udatanze umusanzu wa Dove Hotel wa Gisozi yitwaga Gisozi nawe warayatanze Gisozi kandebesha narayatanze inka ya Rukara yarayatanze aha noneho abantu benshi bikabananira bakisohokerayo bakigira mu bo bita inzaduka yego muri aya madini babyita amacaci ngo ni amacaci icacu ubundi na ADPR ni icaci caci se ko ari icyongereza ariko abo babyita ko abari abantu bo mu ntacyo ariko nyamara aya madini yataza kuba yarahari
ADPR yatubyimbijeho agatuza ituzanaho igitutu n'igitugu aya macaca aratwakira yego twagumanye umwimerere wacu wa mwuka wera n'agakiza k'iwacu ariko kandi nanone dufite aho tuyambariza tukanayihimbaza bikavamo yego Julienne mwimusebya nukuri nta kintu yamaye abasebya Julienne nta kintu yamaye uruhande rumwe hari abantu bafite imyemerere bayigize nkaho ariko gakiza nose sinuye simba mu karere ka Gasabo ko hari igihe se nigira no kuri Sainte Famille mu misa yo nkumbuye ari indirimbo nkunda indirimbo irandirimbo ivuga ngo araryoha ekada yagasa numwe kiriziye imwe ukwemera kumwe batisimu imwe imana imwe nje ku cyumweru ubwo nimumbona mu misa nimuzanyikanga ngenda baza ikibazo kimwe ninde mwana wavutse utagira kwa nyirakuru nibisha hari ikintu dushaka guca mwivuga tubanze tugendane winyirukana yegura umutumirwa ariko nje kuko hoya nta kibazo aha ndagira ngo batwandikire muri comment ninde mwana wavutse utagira kwa nyirakuru ntawe none se ninde mwana wavutse adafite se ntawe ninde se wabayeho adafite nyina ntawe umuntu wese yaje ku isi azanywe n'umugore n'umugabo afite inkomoko umuntu wese waje ku isi dukomoka i Roma muri Kiliziya Gatolika ADPR yaje imena ibyeso nibyo bitaga bya minwe ibiri na bwabuze ubw'ibyatsi baterekereragamo turavuga tuti dini y'ukuri niyi Kiliziya Gatolika ijya kurega ndabyibuka ega nje ndi mukuru ijya kurega ko ADPR yayitwariye iki abayoboke Habyarimana wari perezida icyo gihe arababwira ngo nimugende mukora ibya ADPR ikora ntabwo ADPR izongera kubatwarira iki abayoboke uri intambara zo muri ADPR ntabwo ari izaka kanya dore uko kinde kiratunguwe twe tubitse amakuru urumva noneho urumva nicyo gituma na bugingo n'ubu urumva aho twakomotse tugeze reka tuvuge ngo tuvuye kwa sogokuru tugiye kurerwa na data na mama data na mama ninde na ADPR none natwe ADPR dufite abuzukuru aribo babita amacaca urumva neza dufite abuzukuru natwe twarabyaye none kubera iki twebwe twumva ko ababyeyi ari twebwe dufite ishingiro abana twabyaye kuki badahabwa uburenganzira bwabo ni ukuri ko Imana uriya mu mere Pastor Julienne nta rwose pe ariko ngereka ngo abadayimoni ubundi si urusengero muri iki gihugu rutarimo imvange z'abantu ubwo se muri iki gihugu nta rusengero rutabamo abana ba Satani ndabivuze harimo abarangi ADPR yuzuyemo abarangi ceceka noneho niho bari huzuyemo abapfumu n'abarozi noneho muri ADPR niho abapfumu bari hanyuma nibarize umurokore wo muri ADPR wishwe n'uburozi aba yabuhawe abo mu Gatolika badahura n'abadiyakoni bagenzi babo uza abadiyakoni uburozi bubamo uza abadiyakoni bajya kuraguza abadiyakoni mama Julienne komera mwana songa mbere wowe songa mbere nge icyo namubwira ni umushumba namugira inama yo kuti harya baterana ku wa kangahe ntago mbizi Julienne nimba ari ku wa kabiri muri Grace Room abantu muri Grace Room ni Grace ubundi ni Grace Room bisobanura icyuma kimuwe abanyempu ngumo amazing Grace ni icyumba gitangaje mbese ni zaje ngendana nawe wasoma sha Grace Room batubwire tujye no kwiteranira batanga gatute baragatanga Grace ni ubuntu ndashaka kuzajya kubwiriza rimwe muri Grace Room niba bibyemera ariko ntago mbizi mvuge ku ijambo ry'abedomu ibikweto se
n'abamowabu. Abamowabu ni babaya. Buriya uyu mumerima watacoka ubundi bite byawe. Abidodomu isanduku itaragera iwe baramuvugaga. Yaravuga. Aryo bundi ubu. Aryo zicano ngo zitwa ngo iki. Imana irahari TV. Isari Kongoma TV. Rwose. Ikintu kimbabaza ni abantu bumva ibiganiro ibice. Ntibacyumve ngo bakirangize bakakijugunya. Nyamara hari ikintu tuvuzemo hano. Kinini bakuru tubivuze turi guseka. Mugire mutyo do, mugire mutyo. Murebe mukurugutura amatwi. Seri. Nukuri. Murebe. Bundi se murareba. Tugira ibyo turenga. Tureke ibintu oya nago mbuzi ko mbabwira. Tubaye nimero twigendera n'ubundi ndumva nisonzeye. Nimero yanjye ni 0788. Ese kuyivuga nkaho baguteje amahembe wayivuze neza. 829831. Asigaye ukampamagara. 0788. Ariko se 07 umunani 9 08 31. Kwijagaraye nta kibazo. Nibisha harya kuri Yesu ari Kongoma ubundi bajya baha umuntu ituro. Amaturo muri no minsi. Wereka nkora ikiganiro cy'ituro nubwo naringiye kugira ngo bankoremo inkuru. Yesu ari Kongoma mujya mutanga ituro. Twabasuye none twabagendereye uyu munsi. Nibandike muri comment batubwire. 07 83 0 1 0 0 2. Twigendeye ibare bahubugisha bayi rero muri abantu ba